Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. No munsi tariki 8 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 turongeye gushima Imana kuri umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turacyakomeza inyigisho zacu zijyanye n'iminsi mikuru y'Uwiteka Imana yategetse ubwoko bwayo bw'Abaheburayo bakiva mu gihugu cya Egiputa bageze mu butayu. Imana itangira kubaha amategeko yayo binyuze ku mugaragu wayo Mose. Ni muri ibyo bihe rero Mose yabahaye ibyo Uwiteka yamutegetse kubaha, no kuvuga amategeko bazubahiriza nibagera mu gihugu cy'isezerano. Muri ayo mategeko rero harimo n'iyi minsi mikuru bakwiye kuziririza igihe bazaba bageze mu gihugu cy'isezerano. Navuga ngo n'ubu Abisirayeli bakino gihe abacyuba idini rya Judaisme cyangwa idini rishingiye ku mategeko ya Mose n'amagambo y'abahanuzi baracyakomeza kuziririza iyi minsi mikuru, nubwo twabonye ko kuri bo ni imihango, kuko ibisobanuro by'iyo minsi mu buryo bw'umwuka birahishwe kuri bo. Ko twabonye ibintu byinshi byerekana ko iyo basobanukirwa icyo iyi minsi yamenyekanishaga, bari kumenya ko Yesu w'i Nazareti yari Mesiya wabo. Ariko kugeza uno munsi Israel ntabwo iremera ko Mesiya yaje ko ari Yesu w'i Nazareti. Uyu munsi rero turashaka gukomeza kwiga ku bijyanye n'uriya munsi mukuru ugira 7, umunsi w'ingando, ari wo munsi mu Giheburayo bita umunsi wa Sukot, kubera ko ingando zubakishijwe cyangwa n'uno munsi bazubakisha amashami y'ibiti. Uyu munsi rero turashaka kureba icyo uwo munsi usobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Twabonye ko Yesu azagaruka, Abisirayeli bari muri Yom Kippur, bari mu gusenga no kwiriza bataka imbere Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli kugira ngo ibatabare, kuko bazaba bugarijwe n'amahanga yenda kubarimbura. Hanyuma icyo gihe, igihe bazaba bari mu kaga, Yerusalemu yugarijwe n'intambara, aho niho Yesu azaseruka agarukanye n'abera be bose. Uyu munsi rero turashaka kwibanda mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya. Yahanuye ku byerekeye icyo gihe. Igice cya 14 mu gitabo cya Zakariya kivuga ibijyanye n'ibyo bihe byo kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, kuko kugaruka kwa mbere azaba yaje gutwara umugeni ariryo torero, hanyuma noneho azagarukane n'abera bose muri iyi si. Ingoma Antikristo igeze ku iherezo, mu isi yose haritotezwa kubera umwami Yesu Kristo. Haba muri Israel bazatotezwa kubera yuko bahumutse bakamenya ko Antikristo ndetse n'uriya muhanuzi w'ibinyoma ari abakozi ba Satani. Hanyuma no mu mahanga naho abizera Kristo bazatotezwa nabo, kubera ko byose bizaba bihabanye n'ibyo Antikristo azaba yemeje isi kwikwiye kwizera no kumvira no gukurikiza. Kuko Imana iravuga mu ijambo riri mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 2 ngo kubera yuko batizeye ukuri mu gihe cy'ubuntu, ngo Imana izabohereza umwuka w'ubushukanyi kugira ngo bizere ibinyoma bacirwe witeka. Ni muri icyo gihe rero Antikristo ibinyoma bye bizaba byemewe nk'ukuri. Urumva rero abantu bose bazaba banyuranije nabyo, icyo gihe bazatotezwa. Nicyo Bibiliya yita la grande tribulation, cyangwa igihe cy'ibyago bikomeye cyane. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisirayeli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse na buri ku cyumweru 7:30 z'amanywa. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya r.betel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero nkuko twabivuze, igihe rero itorero rya Kristo ari ryo rigereranywa n'umunyu ndetse n'umucyo w'isi, rimaze kuva muri iyi si kandi rikaba rigereranywa n'inkingi. Turazi ko inyubako yose iba ishigikiwe n'inkingi.
rero ukuri ngo ni itorero rya Kristo rishike ukuri muri iyi si. Ubwo rero itorero rya Kristo nimba ari inkingi y'ukuri, rero icyo gihe inkingi zaba yavuyeho, nta kuri kuzaba kugihari, nta mucyo uzaba ugihari. Umunyu tuzi ko akazi kawo ni ukubuza ibintu ko bibora. Kera firigo zitaraza, umunyu niwo wakoreshwaga kubika inyama n'ibindi bintu bishobora kwangirika. Urumva rero ko itorero niryo rigabanya ubukana bw'ibyaha muri iyi si, ubukana bwa Satani, bw'imbaraga zo gukiranirwa. Itorero rya Kristo mu buryo bw'umwuka niryo mu gihe cyose rikiri mu isi, kubw'amasengesho y'abera, kubw'ubuhamya bwabo, kubw'ijambo ry'Imana bagendera mu bahamya, hari uburyo mu isi y'umwuka bibuza Satani umudendezo wo gukora mu bugome bwe bwo kujyana abantu mu buhenebere. Ariko icyo gihe rero Satani ntabwo azaba agifite ikintu kimukoma imbere. Rero icyo gihe isi azayiyobya mu buryo bumworoheye cyane, kubera ko itorero rizaba ritagihari. Icyo gihe Satani rero ingoma ye izaba ifite umudendezo. Na nibyo twavuze kare mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice bibiri tufashe nk'imirongo 2 gusa, umurongo wa 11-12, haravuga ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ibi nibizaba rero inyuma y'izamuka ry'itorero. Nuko rero Yesu Kristo igihe azagaruka ubwa kabiri, kuko ubwa mbere azagaruka gutwara itorero, noneho nagaruka ubwira kabiri agarukanye n'abera bose, icyo gihe dufite mu byanditswe byera abahanuzi bagiye bahanura ibyo bihe kuko umwuka wera ari muri bo, uko ibyo bihe bizaba bimeze igihe Yesu azagaruka rero ku mugaragaro, isi yose imureba, aje kwima ya ngoma. Ubushize twize kubyerekeye ingoma izamara imyaka 1000, ariyo bita mu Gifaransa millennium. Millennium rero biva ku ijambo mille, 1000. Nuvuga ngo rero ni igihe kingana n'imyaka 1000. Ibyo twarayibonye ko Yesu azima ingoma muri iyi si. Ni rya sezerano Imana yasezeranije Dawidi yuko hatazabura umuzukuruza we azicara ku ntebe y'ubwami. Noneho ingoma ya mwene Dawidi igahera Yerusalemu igakwira ku isi yose. Kandi tuzi ko Yesu Kristo igihe yaje muri iyi si bamwitaga mwene Dawidi. Nuvuga mu buryo bw'umubiri Yesu yakomotse mu muryango wa Dawidi nk'uko ubuhanuzi bwabivuze, ariko mu buryo bw'umwuka akaba ari umwami wa Dawidi. Niyo mpamvu yabwiye abafarisayo ngo ese Kristo yitwa mwene Dawidi gute, umwana wa Dawidi? Kandi Dawidi ubwe yuzuye umwuka wera yaravuze ngo nabonye umwami wanjye ari uburyo bw'Uwiteka, ngo yamwita gute umwami we kandi ari umwana we. Yashaka kubafungura amaso bamenye ko uriya azakomoka mu nda ya Dawidi ntabwo azaba ari umwana we mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umubiri niko yitwa, ariko mu buryo bw'umwuka yari Imana ya Dawidi, umwami wa Dawidi. Ibyo rero nicyo tukwiye kumenya mu ijambo ry'Imana. Rero Zakariya ni umwe mu bahanuzi bahanuye les circonstances du retour de Jésus, ibihe Yesu azagarukiramo uko bizaba bimeze agarutse kwima ingoma ye y'imyaka 1000, ariyo twize ubushize ko ari millennium de paix cyangwa imyaka 1000 y'amahoro. Zakariya rero avuga ko Yesu nagaruka ububwira kabiri kwima ingoma ye, ngo Yerusalemu izaba igoswe n'amahanga. Umurongo wa mbere ubanziriza iki gice cya nyuma cya Zakariya, igice cya 14, umurongo uravuga ngo dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe Yerusalemu. Umurongo wa kabiri, nzakoranya amahanga yose atere i Yerusalemu. Icyo gihe rero niho abayuda rero bazaba binje muri Yom Kippur yabo ya nyuma, ari wo munsi w'impongano wo kubarirwa ibyaha, umunsi wo kwiriza no gusenga no kwinga Imana abasekuruza babo, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, kugira ngo ibatabare kuko bazaba bugarijwe batewe n'amahanga yose. Mwibuke ko na Yesu igihe yasezeraga abigishwa be ku musozi wa Elayono, hanyuma akazamuka bamureba, ngo hahise haseruka abagabo babiri bambara ibyera, barabamarayika, barababwira abari barahawe kuva intumwa ze ngo bagabo bigarira kubera iki mukomeza kureba uwo Yesu abakuwemo, muko mubona agiye ngo niko azagaruka. Aho ni mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere.
hanyuma rero Zakariya avuga muri iki gice ko igihe Yesu azagarukira, Isirayeli iri mu ntambara, amahanga yose yagose Yerusalemu, umurwa mukuru wa Isirayeli. Hano Zakariya aravuga ngo ku murongo wa 3 n'uwa 4 muri iki gice cya 14 aravuga ngo maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Hano ubona ko Yesu w'i Nazareti n'Uwiteka ubwe. Ku murongo wa 4, uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uyu musozi ni wa wundi yahagazeho asezera abigishwa be mu Byakozwe n'Intumwa igihe cya mbere. Abamarayika babiri bakabiyereka, hanyuma bakavuga ko uko agiye niko azagaruka. Bivuga ngo aho yashinze ibirenge asezera isi niho azanabishinga agarutse. Ngo uwo musozi wa Elayono amaze kuwuhagararaho uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane, igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikazi, kindi kizajya ikusi. Izi nizo circonstance cyangwa nibyo bihe Yesu azagarukamo bwa kabiri, aje kwima ingoma ye y'imyaka 1000, ariyo millennium. Millennium biva mu Kilatini kuvuga ngo ni igihe cy'imyaka 1000. Urumva rero icyo gihe Abisirayeli bazaba bariho muri icyo gihe nta kindi bazakora, kuko uwo bisunze basanze baribeshye, kubera ko barisunze Antikristo. Ingoro yabo barayubaka ya gatatu, ariko mu nyuma yaje kubiyereka mu ishusho ye y'ubugome, akinjira mu ngoro bazaba bubatse akayihumanya, ndetse ngo yiyerekana ngo ni Imana, niko Pawulo avuga mu Batesalonike ba 2:2. Hanyuma icyo gihe rero nta wundi bazaba bakwiye gutabaza, bazatabaza Imana y'abasekuruza babo, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Icyo gihe uzaseruka mu izina ry'Uwiteka ni wa wundi banze, ari we Yesu w'i Nazareti babambye ku giti. Uwo ni wazaza kubatabara rero. Hanyuma icyo gihe urumva ko azasanga bari mu kaga, barira, basenga, biyiriza, batakamba, kuko bari hafi kurimbuka. Niyo mpamvu iyo rero yitwa ko ari Yom Kippur ya nyuma y'ukuri, kuko niyo izaba ihishuye igisobanuro cyayo. Iyi myaka yose bamaze kuva bahabwa iminsi mikuru mu butayu kugeza uno munsi, imyaka hafi 3500 bizihiza Yom Kippur nk'umuhango, ariko icyo gihe bazahita bamenya Yom Kippur icyo yasobanuraga. Hanyuma Yesu azasanga bari muri Yom Kippur, umunsi w'impongano, bamenye ko ari we koko yari impongano, ari we y'amafizi y'intama na bya bimasa, ibitambo batambaga ko byamenyekanishaga Yesu Kristo, impongano y'ukuri. Icyo gihe rero amaso yabo azahumuka, ko azabasukaho umwuka we, bahumuke, bamurebe, bamumenye. Haleluya. Imana rero itufashe kugira ngo amagambo aduhumure kandi aduhe gukomera no kumenya ko ijambo ry'Imana niryo kwizera koko. Hanyuma muri icyo gihe rero Yesu ngo azarwanya ayo mahanga yose n'inkota iva mu kanwa ke, ariryo jambo rye. Hanyuma ahagarike izo ntambara, noneho Antikristo ari we nyamaswa ya mbere afatwe, n'umuhanuzi w'ibinyoma yahoraga akora ibitangaza by'ibinyoma akoresha imbaraga Satani. Bombi bazafatwa ari bazima, bajugunye mu rutazima, kandi umutware wabo wabakoresheje Satani we azaba akiboshye ikuzimu, kubera ko hari umurimo azakora ku iherezo ry'ingoma ya Kristo imyaka 1000, mbere yuko nawe azafatwa n'abadayimoni be bagasanga Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma aribo za nyamaswa ebyiri mu rutazima. Shalom. Umuryango w'Amatorero Beteli mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisiraheli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse na buri ku cyumweru 7:30 z'amanywa. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya r.betel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero muri Zakariya uko twayibonye ibice 14, Isirayeli iri mu ntambara, amahanga arayigose, abayuda bari hafi kurimburwa. Yesu araserutse n'aberabe bose, agaritse intambara. Satani yarabushwe n'abadayimoni be. Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bafashwe mpiri ari bazima, babona bajugunywa mu rutazima.
bamarayo iyo myaka 1000 yose Satani atarabasanga yuko we bazafatwa avanywe kuzimu arekura igihe gito n'abadayimoni be bagerageze abantu bazaba baragomye mu mitima yabo bagomera umukiza Mesiya ariko bakiri muri kamere zabo. Ntabwo ari babera bavuye mu ijuru, ariko n'abantu bazaba barokotse ibyago bizasukwa mu isi muri kiya gihe cy'ingoma Antikristo, hanyuma noneho bakinjira mu ngoma Mesiya ariko bakiri mu mibiri nyamara amaraso. Nibo bazabyara bakongera kandi bagatura amahanga yose, kubera ko abantu bazaba barabaye bake kubera ibyago bizaba byarasutswe mu isi mu cyo twita jugement des nations, cyangwa urubanza amahanga azacibwaho iteka, kubera yuko yateye Imana umugongo akumvira Sekibi ariwe Satani. None bikazagaragarira ku rwego hejuru ku ngoma ya Antikristo, kubera ko Antikristo ari we ya nyamaswa ya mbere, ari we mutware uzahaguruka mu bihugu by'Uburayi ariyo Roma ya kera, ndetse agafashwa n'umuyuda w'umuryango wa Dani ari we ya nyamaswa ya kabiri, akaba ari umuhanuzi w'ibinyoma, hamwe na Satani yitwa ikiyoka. Ko ari batatu bitwa la Trinité satanique, kuko twebwe turizera Imana imwe muri butatu, Data, Umwana n'Umwuka Wera. Cyo rero isi zaba iyobowe n'ubutatu bwa Satani, ari we Satani ubwe umwami w'isi, Imana y'iki gihe, akaba azaha ubutware bw'isi ya nyamaswa ya mbere, ari we mutware azahaguruka mu bihugu by'Uburayi ariyo Roma ya kera yategetse isi Yesu yazaga ubwa mbere. Hanyuma n'uriya muhanuzi w'ibinyoma rero azakoresha ibitangaza by'ibinyoma. Iyo nibwo bugome butigeze kuboneka ku isi muri urwo rwego, igihe Satani azakoresha abo bagabo ko ari babiri, noneho bakubaka na Satani ubwo butatu bwa Satani. Niryo Bibiliya yita ubwiru bw'ubugome cyangwa amayobera y'ubugome, niko Umwuka Wera yabyise mu rwandiko wa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike, ngo ni amayobera y'ubugome, le mystère de l'iniquité. Uyu munsi ngo arakora ayo mayobera, ariko ntabwo arakora mu buryo bw'umugaragaro, mu buryo bugaragarira amaso, ariko icyo gihe Satani ubugome bwe buzagaragara. Ni nk'uko itorero ryo riyobowe n'ubwiru bwo gukiranuka, le mystère de la piété. Rero icyo gihe rero hazaba rero hariho ingoma ya Satani izakora ku mugaragaro nyuma y'izamuka ry'itorero. Tugaruke rero muri icyo gihe Yesu azagaruka, murumva ko Yerusalemu izabigoswe n'ingabo z'amahanga, hanyuma Yesu azatabara abayuda kugira ngo ahagarike ingoma ya Satani, hanyuma atangize ingoma y'Imana, ingoma y'amahoro izamara imyaka 1000. Kubera iki se iyo ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo ivugwa ko ari ingoma ijyanye n'umunsi mukuru w'ingando? Tubisoma hariya muri kiginyi cya Zakariya ibice 14, wereye ku murongo wa 16, haravuga ngo maze uzarokoka mu mahanga yose yateraga Yerusalemu wese azajya azamuka uko umwaka utashye, ajye gusenga umwami Uwiteka Nyiringabo, ajye no mu minsi mikuru y'ingando. Hano ni muri Zakariya ibice 14 ku murongo wa 16. Kadukomeze, nuko umuntu wese wo mu miryango yose yo mu isi utazazamuka ngo ajye Yerusalemu gusenga umwami Uwiteka Nyiringabo, iwabo ntihazagusha imvura. Ku murongo wa 18, kandi ishyanga rya Egiputa niritazamuka ngo rize, nabo ntibazagusha imvura, naho hazaba icyago Uwiteka azateza amahanga yanga kuzamuka ngo ajye mu minsi mikuru y'ingando. 19, icyo kizaba igihano Abanyegiputa bazahanwa n'amahanga yose yanga kuzamuka ngo ajye mu minsi mikuru y'ingando. Murumva yuko ubwami bwa Yesu Kristo, ingoma ya Yesu y'imyaka 1000, murumva yuko izaba risohozwa by'uriya munsi mukuru wa 7, umunsi mukuru w'ingando. Kubera iki hano muri iki gice bavuga ko ingoma ya Kristo y'imyaka 1000 ni ingoma y'iminsi mikuru y'ingando? Ni ukubera ko ingando twabonye mu bisobanuro ko ivuga ko ubwoko bw'Imana buracyari mu rugendo, ntiburagera aho butegerezwa kujya. Ni ukuvuga ngo destination finale ntabwo barayigiraho. Abisirayeli bavaga muri Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano, iminsi yose rero bari bakiri mu rugendo, bacumbikaga mu ngando. Kubera iki ingoma ya Kristo ari y'imyaka 1000 ariyo yahanurwaga muri uriya munsi mukuru wa 7 w'ingando?
ni ukubera ko iriya ngoma ya Kristo y'imyaka igihumbi, amateka ntabwo aragera ku iherezo, amateka aracyari mu rugendo rwayo. ni ukuvuga ngo ntabwo ari ubwami bw'ijuru. Iriya minsi mikuru y'ingando bibukaga urugendo bagendanye n'Imana bagana mu isezerano. Niyo myaka igihumbi y'ingoma ya Kristo ntabwo ari imperuka y'isi. Amateka azaba ataragera ku iherezo, ntabwo izaba ari la finalité du plan de Dieu cyangwa gusoza k'umugambi w'Imana, kubera yuko iyo myaka igihumbi y'ingoma ya Kristo izaba iganisha amateka mu iteka ryose. Ko nyuma y'imyaka igihumbi y'ingoma ya Kristo niho isi izakurwaho n'ibikorwa byayo byose. Hanyuma noneho abapfuye bose bakazuka bagahagarara imbere y'intebe nini y'Imana. Hanyuma abapfuye bose bagacirwa imanza, umwe wese bikurikije ibyo yakoze akiri mu isi. Nyuma rero y'urwo rubanza rwa nyuma, iyo bita le jugement dernier, bivugwa mu Byahishuwe Yohana ibice 20 uhereye ku murongo wa 15. Icyo gihe rero niho amateka azaba aganisha rero mu iteka ryose, eternité. Kuko iyo usomye mu gice 20 twabonye ko ariho umwami Yesu aje kwima ingoma ye, akabanza kuboha Satani. Twarabibonye ubushize mu gice 20 Ibyahishuwe Yohana ku murongo wa 11, ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Ku murongo wa 12, mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacigwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Ku murongo wa 15, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Murumva rero yuko iriya myaka igihumbi y'ingoma ya Kristo, ingoma y'amahoro, impamvu yitwa yuko ari isohozwa ry'umunsi mukuru w'ingando mu bisobanuro byawo, mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bw'umugambi w'Imana, ni ukubera yuko ni igihe transitoire. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari bwa bwami bw'ijuru, buriya buzaba butaraza, ahubwo ni ubwami bwa Kristo bwo muri iyi si, bugaragaza ishusho y'ingoma y'Imana uko imeze, ukuntu itandukanye n'ingoma y'abantu na Satani. Imana isa nayo babwira iti, iyo munkundira dore uko ingoma yanjye mwari kuba mumeze iyo mureka nkababera umwami. Ariko ntabwo ariyo ngoma y'ijuru y'Imana. Niyo mpamvu rero yitwa umunsi mukuru w'ingando, uzajya wizihizwa icyo gihe cyose, kubera yuko ni ukuvuga ngo amateka ntabwo ararangira, aracyari mu rugendo. Ntabwo inyoko muntu iragera ku iherezo y'amateka yayo. Rero ingando ni ukuvuga ngo biracyari mu rugendo, haracyari urugendo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe amateka azaba kigenda, ntabwo arasozwa. Niyo mpamvu yitwa umunsi mukuru w'ingando, iyo ngoma ya Kristo y'imyaka igihumbi. Ni ukuvuga ko icyo gihe izaba ari etape intermédiaire. Ni ukuvuga ngo izaba ari igihe kiri hagati y'ingoma y'ikibi isi yamazemo iyi myaka yose, kuva icyaha kinjira muri Edeni kugeza Yesu aje gutangiza ingoma ye, noneho n'ingoma y'iteka ryose. Abagalatiya igice cya mbere, iyo usomye Abagalatiya bavuga ko igihe cyose ingoma ya Kristo y'imyaka igihumbi itaraza, iki gihe kuva igihe Satani yagerageza Adamu na Eva, icyaha kikinjira mu nyoko muntu, kugeza igihe Yesu azima ingoma ye muri iyi si imyaka igihumbi, millennium. Iki gihe cyitwa igihe cya none kibi, mu Gifaransa le présent siècle mauvais. Ntabwo ari ikinyejana, ariko ni igihe cyitwa le présent siècle mauvais. Ibya Kinyarwanda mu Bagalatiya igice cya mbere usomye ku murongo wa 4, ni ukuvuga Yesu witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none, nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Ni ukuvuga ko iki gihe cyitwa igihe kibi cya none. Igihe cyose Yesu ataraza ku ngoma ya Dawidi hano muri iyi si, agateka isi
ahereye Yerusalemu igahinduka capitale mondiale. Icyo gihe cyose cyitwa igihe kibi cya none. Rero iyi ngoma ya Mesiya y'imyaka igihumbi ni igihe kiri hagati y'iherezo ry'igihe kibi cya none no gutangira rero ingoma y'iteka ryose, aho abanyabyaha na Satani bazaba bari mu rutazima iteka ryose, naho abakiranutsi bari mu ijuru nyajuru. Rero ariyo ngoma y'Imana, ubwami bw'ijuru butagira iherezo. Rero mukwiye kumenya yuko iyi ngoma ya Kristo y'imyaka igihumbi ni ingoma igereranywa n'umunsi w'ingando, kubera yuko amateka ntabwo ararangira, ahubwo amateka y'abantu, amateka y'umugambi w'Imana aracyagenda. Niyo mpamvu ari umunsi mukuru w'ingando. Tuzareba n'ukuntu muri iyo minsi mikuru 7 hageze ku munsi mukuru w'ingando, Imana yavuze ikindi kintu kizaheruka iminsi mikuru y'ingando. Bivuga ngo umunsi iriya minsi 7 yo kuba mu ngando, hari undi munsi Imana yavuze ngo umunsi ugwira 8. Mu yindi minsi mikuru ntabyo yavuze, ariko yavuye kuri uyu, tuzumva icyo bisobanura. Rero bene data, tumenye rero ko ingoma ya Kristo izaba ari ingoma iri hagati y'igihe kibi cya none, no kuvuga igihe cyose Satani yategetse isi, uhereye igihe yazanye icyaha mu nyoko muntu, akazana icyaha mu ngobyi ya Eden, agashuka Adamu na Eva, kugeza igihe Yesu azagarukira kwima ingoma ye y'imyaka igihumbi hano muri iyi si, n'igihe ingoma ye izarangira agatangira iteka ryose. Rero ingoma ya Kristo y'imyaka igihumbi ni icyo gihe kiri hagati y'ingoma y'igihe cya Satani cyose n'ingoma y'iteka ryose y'Imana. Ingoma y'ijuru izaba iri mu nzira Yesu amaze kwima ingoma y'imyaka igihumbi. Rero ntabwo ari ingoma y'ijuru, ahubwo ni ingoma ya Kristo muri iyi si, ariko izarangira nyuma y'imyaka igihumbi, noneho hatangire ingoma y'Imana y'iteka ryose mu ijuru, ari cyo twita ubwami bw'ijuru. Rero ingoma ya Kristo y'imyaka igihumbi dukwiye kuyitandukanya n'ubwami bw'ijuru. Izaba ari l'antichambre de l'éternité. Antichambre rero ni ukuvuga mbere yo kwinjira mu cyumba nyacyumba, harakumba gato umuntu, ndavuga mu nyubako zimwe na zimwe muri plan yazo hari ikintu bita antichambre. Ni ukuvuga mbere yuko winjira mu cyumba nyacyumba, hari akandi kumba umuntu abanza kugeramo mbere yuko yinjira mu cyumba nyacyumba. Ni ukuvuga ngo rero mbere yuko tutangire ingoma y'Imana y'iteka ryose, tuzabanza ingoma ya Kristo y'imyaka igihumbi muri iyi si. Niyo mpamvu yitwa ko ari nka antichambre, l'antichambre du royaume éternel de Dieu. Ni ukuvuga ngo ni ikibanziriza ubwami bw'iteka bw'Imana, ari bwo umuntu twita ubwami bw'ijuru. Ni ukuvuga c'est l'antichambre de l'éternité au ciel du peuple de Dieu. Ni ukuvuga ngo nicyo kibanziriza rero iteka ryose. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisiraheli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse na buri ku cyumweru 7:30 z'amanywa. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya r.betel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Hallelujah. Rero iyo dusomye rero ku by'uyu munsi, hariya twahereye mu gitabo cy'Abalewi ibice 23, iyo dusomye ku murongo wa 40 ngo ku munsi uyitangira, ngo iyo minsi y'ingando, mujye mwenda imbuto z'ibiti byiza n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe z'imikinga yo ku migezi, mumare iminsi 7 munezererwe imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi w'ingando ni umunsi ufite urwego rw'ibyishimo. Kubera iki? Kubera yuko ni umunsi urimo no kunezererwa yuko ibisarurwa byose byasaruwe, kuko ni umunsi wabaga barangiza isarura rya nyuma. Urumva rero ni umunsi w'ibyishimo. Icyo gihe rero bakanezererwa ibisarurwa. Rero umunsi w'ingando witwa kandi ko ari iminsi mikuru y'ibyishimo, kuko uwamenyekanishaga igihe Yesu azaba ari hagati y'ubwoko bwe muri Isiraheli. Ingoma ya Mesiya rero ni ingoma y'ibyishimo, kuko abayuda b'icyo gihe bazishima,
kuko bazaba babona ibyo bene wabo b'inyenjana byose byatambutse batigeze babamo, kuko bazaba rero bari kumwe na Mesiya w'ukuri noneho yinjize Isirayeli mu bihe by'umugisha utigeze kubaho. Ibyo Imana yavuze byose mu ijambo ryayo, uhereye mu gitabo cya mbere cya Bibiliya kugeza ku cya nyuma, uhereye ibitabo bya Mose byose ko ari 5 ukageza mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya ibyahishe Yohana, aho hose Imana yatanze isezerano ku Bisirayeli bizaba bisohojwe ku ngoma ya Mesiya. Niyo mpamvu rero Isirayeli izaba iri mu minsi mikuru yo kunezerwa, kubera ko ingando Imana iteka ko bakwiye kwishima, kuko haba hariho n'ibisarurwa byose byarasaruwe. Ni umunsi w'ibyishimo. Ni ukuvuga ngo amasezerano yose Abisirayeli bafite atarasohozwa azasohozwa muri icyo gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo, kandi agasohozwa nawe. Ndetse biravuga ngo Isirayeli kwishima nibyo bizaba ibyishimo by'amahanga yose, kubera ko Yesu Kristo azahera muri Isirayeli, ingoma ye ibyiza byayo bikwire isi yose. Ariko twumvise ko muri Zakariya amahanga atazajya azamuka ajya Yerusalemu kuramya umwami wacu Yesu Kristo, ngo imvura ntabwo izagwa muri ibyo bihugu cyangwa muri ayo mahanga, cyangwa iryo shanga nta mvura rizabona. Nk'uko Eliya yakinze ijuru imyaka 3 n'igice imvura ntigwe muri Isirayeli, ko niko Imana izategeka ku ishanga ryose ritazajya Yerusalemu kuramya umwami wacu. Ingoma ya Mesiya rero ni ingoma y'uburumbuke, ni ingoma y'amahoro, ni ingoma y'ibyiza, ni ingoma y'umudendezo. Haleluya. Ryasengesha umwami yigisha abigishwa be rizaba risohoye, ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. Icyo gihe rero iryo sengesho ryasenzwe n'umwami wacu, rigakomezwa n'intumwa ze, rigakomezwa n'abigishwa bo mu binyenjana byose. Icyo gihe rero ku ngoma ya Mesiya ariyo yamenyekanishwaga n'uriya munsi mukuru w'ingando, ayo masengesho yose yasenzwe ariyo masengesho yitwa Data wa twese, le Notre Père, yazaba asohojwe. Data wa twese wo mu ijuru, iyo sengesho rizasohozwa ku ngoma ya Mesiya y'imyaka 1000. Ndizera ko wumvise ibisobanuro umunsi w'ingando umenyekanisha ingoma ya Kristo y'imyaka 1000, nuko ingando zisobanura ko Abisirayeli bari bakiri mu rugendo, bari bataragira mu gihugu cy'isezerano. Natwe ingoma ya Kristo y'imyaka 1000 ivuga ko ntabwo abantu baragera mu bwami bwo mu ijuru bw'iteka ryose, baracyari mu rugendo, ntibaragera aho none ingoma y'Imana y'ibihe byose, ingoma yo mu ijuru izaba itaraza, ariko izaba ari intambwe ijyana ubwoko bw'Imana mu ngoma y'iteka ryose, mu bwami bw'ijuru bw'iteka ryose. Imana ihabwe icubahiro. Data, ndagushima kuri iyi nyigisho, komeze udufungura ubwenge dutahura ibyanditswe byera, kugira ngo Mana biduhumurize kandi biduhe imbaraga zo gukomeza kugukorera no gukiranukira muri iyi si, dutegereje uwo munsi w'igitangaza, umunsi w'imboneka rimwe, aho Kristo aza yishurwa mu bicu, aje gutwara umugeni, aje gutwara itorero rye, kandi itorero rye rikaba ryezwa ku munsi kugira ngo azaryishire rifite ubwiza. Urakoze Mwami, komeze wongereze ku itorero ku munsi abakizwa, abamaze kwinjira mu itorero bakomeze Mwami ntibatakaze kwizera, kandi ingoma ikomeze ijya imbere mu mahanga yose. Ubushake bwawe bube mu isi ko buri mu ijuru, kandi ubwami bwawe buze. Bwire neza buri muntu wese, mweretse Mwami abantu bose bakwizera mu isi ngo bakomeze Mwami, kandi ukomeze kubiyereka mu buzima bwabo buri munsi. Mwami bigaragarize nk'Imana, nk'umwami, kandi asenge n'abatarakumenya Mana, kugira ngo igihe gito gisigaye tutazi ko kingana mbere ko Imana ivuga, kugira ngo Mana umuntu wese umuhe amahirwe yo kumva inkuru zawe. Mu izina rya Yesu ndavumye imigambi ya Satani n'abadayimoni be, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, imigambi ya Satani ndayiburijemo mu izina rya Yesu. Ubutware bw'umwijima ndabuboshe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ingoma yawe ikomeze mu Mwuka Wera, ikwire ku isi yose, kubera ko Mwuka Wera wazanye umuganura w'ingoma y'iteka y'Imana nzima. Reka rero umuganura w'ubwami buzaza komeze Mwami tuwubone mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Ukeneye inama? Waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 0055 cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.